Abantu benshi batekereza ko ubukene buturuka ku kubura amahirwe, amashuri menshi, imiryango ikize cyangwa igihugu kibi. Ariko ubu bareke twinjire mu isomero tubumbure ibitabo by'ukuri tuvugaho ubukene buva n'inyiza bwo kuburwanya mu gihe gito dufite mutenguye kutwumva. Ndabasubije kandi mbahaye ikaze. Ukuri ni ukuri. Abantu benshi bahera mu bukene kubera ingeso nyinshi bakomeza gukora buri munsi batabizi. Akaba ariyo mpamvu twahisemo kubabwira ingeso 5 zikomeye ziheza abantu mu bukene, n'impamvu zikomeye n'uburyo bwo kuzigaranzura kugira ngo ugere ku nzozi zawe. Ndagira ngo ubane natwe kugeza ku ngeso ya 5 kuko niyo benshi bakunze kutamenya. Ingeso ya mbere ni ingeso yo gukereza ibintu, ibizwi nka approximation mu ndimi z'amahanga. Umuntu aba yibwira ati nzabikora ejo, nzatangira ejo, nziga ejo, nzashakaza ejo, yewe ngo nzoga ejo. Mbese ugahora wumva imbere yawe hari igihe cyo gukora ibintu byawe, ibyo wagakwiye gukora aka kanya uyu mwanya ufite ugatekereza kubikora ikindi gihe runaka. Iyi ngeso ni umwanzi wa mbere w'iterambere, ikaba ari indwara ikomeye cyane igumisha abantu mu bukene. Impamvu ingeso ikomeye cyane ni uko gutinza ibintu bituma utangira guta igihe, kandi igihe ni umutungo urusha agaciro amafaranga, kikaba n'igishoro gikomeye ku muntu ufite ibyo ashaka gukora. Uyu muntu utinze ibintu ahora ari mu nzozi, ntajya atera intambwe ngo atangire ikintu, ahora ategura ntashyire mu bikorwa. Abantu bateye imbere ntibatekereza ko bumva biteguye ko bagira icyo bakora, baratangira nubwo baba bagifite ubwoba. Ukuri kubabaje cyane kuri iyi ngingo ni uko abantu benshi bageze mu myaka 30, 40 cyangwa 50 bataragera ku kintu na kimwe. Ntabwo aba ari uko batabishoboye, ahubwo ni uko batinze gutangira. Niwisuzuma ugasanga ingeso uyigira, umenye ko gutera imbere kwawe bikiri kure nk'ukwezi. Inshuti yanjye, mbere y'igihe si igihe, kandi na nyuma y'igihe si igihe. Icyiza ni ugukora igihe. Okay, reka tujya ku ngeso ya 2. Ni ugukoresha naho amafaranga imitungo ufite, yaba mike cyangwa myinshi, aribyo bita mu ndimi z'amahanga financial indiscipline. Kugura ibyo udakeneye, inzoga, itabi, urumogi, amadeni adafitiye umumaro, gusesagura aho kwizigama. Ibi bintu ni ikibazo gikomeye ntukabikore. Impamvu ikomeye ni uko amafaranga make akoreshejwe neza yubaka ubukire, ariko amafaranga menshi akoreshejwe nabi ashobora gusenya ubukire bwubatswe igihe kirekire, yemwe yubaka ubukene. Urugero rufatika hano ni umuntu unywera 2,000 bya buri munsi. Mu minsi 30 igize ukwezi aba anywera 60,000, naho mu mwaka amaze kunywera 720. Aya mafaranga 720 ashobora gutangira business nto, kwiga ubumenyi bushya, akaba yaba minervari y'umwuga mushya. Umwuga mushya ushobora kuba waguteza imbere, kugura ibikoresho bishya by'akazi ndetse n'ibindi. Ariko aya mafaranga ugasanga umuntu ayanywera nta kindi amufasha. Ingeso ya 3 ni ingeso yo kwishimira bike no kutagira intego. Bati ingeso nifuza byinshi, niba mbonye icyo kurya naho kuba birahagije, n'ibindi nk'ibyo bijyanye no gutekereza bya hafi. Ibi nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Impamvu ni uko iyo udafite icyerekezo kinini, ubwonko bwawe ntibushaka inzira zo kugera ku ntego ushaka. Abantu twita abaruharwa, abakire nka Elon Musk, ba Bill Gates, bagerageza kureba imbere, ntabwo babona gusa uyu munsi. Ukuri kutagibwaho impaka kuri iyi ngingo ni uko kwemera ubuzima bubi atari ukwicisha bugufi, ahubwo ni ukwiyumva no kwima amahirwe. Twavuga ngo umukire n'utekereza ko ari umukire, naho umukene n'utekereza ko ari umukene. Okay, ingeso ya 4 ni ingeso yo guhora mu bantu bataguteza imbere, inshuti mbi, abantu mudahuje intego ubundi babashaka hirya. Aha tuba tuvuga inshuti zikunda inzoga, ibiyobyabwenge by'ubwoko bwose, amatiku, kunegurana, guta igihe, gutuka abateye imbere n'ibindi nk'ibyo. Impamvu ingeso nayo ikomeye cyane ni uko uko ugumana nabo nawe uhinduka nkabo ruto wisanga wabaye nkabo. Nibyo koko ihene mbi ntawe uyizirikaho inziza. Ukuri kuri iyi ngingo, niba uri mu bantu nta n'umwe urota ndetse nta n'umwe uharanira gutera imbere, nawe amahirwe menshi nuko uzaba nkabo. Rero izi nshuti ugomba kuzirinda nk'uko wambara agapfukamunwa ngo utandura COVID-19, ukarara mu nzitiramibu utarwara malariya. Ingeso ya 5 ari nayo ya nyuma ni ingeso yo kwanga kwiga no kwanga impinduka. Ubu isi yacu iri kwiruka cyane mu ikoranabuhanga, ngo ntiwarikoresha ndetse ntiwajyana nayo, ahora asebye. Umuntu uhora uvuga ati sinshoboye kwiga ibyo n'ibyo abizi, biragoye cyane ko yatera imbere mu buzima. Impamvu ingeso ari ikibazo gikomeye, ntabwo ubona ko isi yacu ihinduka vuba ngo nawe ujyane nayo. Ubumenyi ni ikintu kinini cyane kiruta impamyabumenyi. Formule y'ubuzima iravuga ngo ubumenyi bushya, amahirwe mashya, amafaranga mashya. Ukuri kuri iyi ngingo, n'utarize amashuri menshi ashobora kwiga online. Birahagije ngo umenye byinshi, ukiga ibijyanye na digital skills, ukunguka byinshi pe. Nshuti yanjye, icyo ukwiriye kwibuka cyane, ntidukena kubera umwaka wacu karande cyangwa amashuri menshi, byose biri mu biganza byacu.
amahitamo ni ayawe, ingeso zacu ntizizagena abo tuzaba mu gihe kizaza. Hamwe n'Imana byose birashoboka. Haguruka ufate umwanzuro ukora ibikwiriye. Niba ugize ubushobozi bwo kubana natwe kugeza ku musozo, ikimenyetso cy'uko ushobora guhinduka kandi ejo hazaza hawe ni heza pe. Kora subscribe ukomeze kubana natwe. Mbese niyihe ngeso wiboneyeho cyane utawayihindura mu buryo bworoshye? Birashoboka rwose mu gihe ugihumeka. None se niyihe ngeso ugiye gutangira guhindura uhera uyu munsi? Tangira uhindura ingeso imwe gusa, uzabona impinduka mu mezi 6. Turabashimiye ko mwakomeje kubana natwe. Njye umvuga Seseruka, amazina ni Guri kwishaka Rene, aho umugaragu wabaswe no gucukumbura kuri kwishi nyuma y'ukuri kwinshi kutari ukuri. Ntabwo ndi jyenyine nkuko wabyumvishe, ndi kumwe n'abashiki banje babiri. Amazina yabo umwe ni Iratuzi Charlotte, Irasubiza Chanceline. Mukomeze kugira ibihe byiza. Turabakunda cyane.